nziza aho uri hose ukaba ukunda kandi unkurikirana muri ibi bijyanye no guteka n'undi murabona ko turi mu gikoni. Ndi Udahogora Vanessa Peace. Niba utarakanda subscribe uri mushyashya tuguhaye ikaze ukande subscribe ubundi tujye tubana hano duteka ibintu byiza. Ubu ngubu rero uyu munsi tugiye guteka inyama zirimo imboga ariko nta zindi mboga zindi zidasanzwe. Dufitemo karoti, dufitemo ibitunguru, dufitemo n'inyanya, izindi tungurusumu, izindi tangawizi, turakenera na poivron ndetse na seleri. Nuko byo ntago nari nabitunganya neza. Ubu ngubu rero hano dufite inyama z'inka twatogosheje. Turagenda dukuramo inyama zisa nkaho zitariho amagufa, nizo turi bukarangishe. Hanyuma tureta dukora n'isosi. Nuvuga ngo turateka inyama zumutse ndetse dukora n'isosi ku ruhande. Hari ukuntu ushobora kwibaza uburyo ushobora guteka inyama nziza zumutse noneho ukaba wateka n'isosi ijyanye nazo, ko hari igihe nyine mu biryo wateguye uburi bukeneye n'isosi, ntabwo warya inyama zitagira agasosi ku ruhande. Rero reka dutangire. Ubundi turi bukenere rero nkuko nanababwiye, turakenera ka seleri, dukenere ndetse na poivron, feuille de laurier cyangwa se bay leaves, ndetse na thyme cyangwa se rosemary, black pepper ndetse na beef masala. Nibi ngibi tugiye gukoresha kugira ngo dukore inyama zitekanye n'amakaroti, ubona bisa neza nyine birimo imboga. Hanyuma duteka n'imboga zazo ku ruhande n'isosi yayo ku ruhande. Ubwo rero mu gutangira turatangira dushyira inyama ku ipanu. Turashyiraho amavuta make, yani ku muriro muke cyane. Bashyira amavuta ku ipanu. Noneho ngende nkuramo inyama zisa nkaho zidafite amagufa, nizo ndi bugende ntoranya. Noneho zimeze nk'izifite amagufa nizo turi bukoreshe dukora isosi. Muri kubona rero dusigaranyemo hano inyama zigiye zifite amagufa. Izi ngizi rero nizo turi bukoreshe isosi. None izi ngizi dufitemo hano mu ipanu akaba arizo tugiye guteka, tukazitekana n'amakaroti n'ibitunguru n'amapoivron, ndetse ziraza kuba zimeze neza cyane. Inyama rero kuri tugenda tuziteka, turagenda turindira yuko zigenda zifata akabara. Ni inyama zoroshye zimeze neza kandi twabanje kuzitogosa zirashya mbese bihagije. Ntabwo dukeneye kuziteka ukundi kudasanzwe, no kugira ngo zifate akabara keza gusa. Ariko hagati aho ngaho turaba dukata amakaroti n'ibindi tugiye gukoresha. Gerageza kugabanya umuriro mu gihe uri busy kugira ngo utaza gusanga inyama zawe zabihijwe no kuziteka nabi kandi zari inyama ziryoshye. Izi karoti rero turazikata zisa nkaho ari nini, ntabwo turi bukatemo utuntu dutoya cyane. Turagerageza gukata karoti zisa nkaho ari ndende, ahubwo wenda mu mpande ari bwo zitabyibushye cyane. Ariko ibya forume byo byaterwa n'ibyo ushaka n'ibyo ukunda. Gusa iyo ubona karoti ari nini nyine zigaragara mu nyama nibwo ubona bisa neza cyane. Nguko rero zireshya ndakatamo gatatu gusa. Gutya hano ko nkasemo harimo uduce nyine dutatu. Hanyuma ngishyire mu kintu ku ruhande.
uku rero mbigenza nuko ngenza n'izindi zose. Urabona ko rero za karoti twamaze kuzikata zimeze neza. Tuzishyira muri za nyama. Ndetse ku muriro mukeya uringaniye. Urabona ko za nyama zagiye zifata akantu k'akabara. Ahangaha rero ndetse nongeramo na ka soy sauce gakeya kugira ngo zirusheho gufata akabara gasa neza. Ntabwo nshyiramo nyinshi kuko nayo iyo ibaye nyinshi hari igihe usanga ibiryo byabishye. Rero ushyiramo gakeya gusa. Turashaka ko turi buze kuba dufite inyama ubona ziri colorful, nyine zirimo ukuntu zigaragaramo imboga nyine bifite amabara. Niyo mpamvu ubona turi gukata binini amapavuro, tukagenda ukata binini. Za pavuro rero turahita tuzishyira muri bya biryo nazo. Igitunguru nacyo ndi bugende nkatamo binini. Turashaka ko inyama zacu nyine zibuze kuba zigaragaramo ibintu by'imboga, ubona bigaragaye ijisho cyane. Nyuma rero gukata bya bitunguru ndahita nabyo bishyira muri za nyama. Twagushyiramo akantu k'umufa gake kugira ngo ibingibi biba byafashe munsi bise nkaho byeguka, birushaho nabyo guha ibara ryiza ibiryo dutetse. Tangawizi rero uburyo ngiye kuyikoresha, ndagenda nkataho gatoya n'icyuma, hanyuma utu dukeya nagiye nkata natwo nongere nkatemo nyine ku buryo turi buze kuba ari utuntu dutoya cyane. Tangawizi maze gukatamo dutoya rero nazo ndahita nzishyira muri za nyama. Tungurusumu rero nayo turayishyira muri za nyama. Ka rosemary shyiramo gatoya na bay leaves tubiri, nabyo birushaho gutuma za nyama zihumura zikaryoha cyane. Dushyiramo nk'utunyanya nka tubiri gusa ko kugira ngo bise nk'ibyoroha, dushyiremo na kasosi tomate gakeya, ibindi turaza kubishyira muri ya sosi.
kongera ukavanga ugaha izino nyanya nazo agahe ko gushya. Nshyizemo urunyanya rumwe mbonye ruhagije, reka nshyiramo rero ka beef masala gake cyane. Nashakaga yuko ibi biryo biza kuba bifite uburyohe nyine bw'ibirungo biri natural cyangwa se by'umwimerere bisanzwe, ndetse na ka black pepper naho ndashyiramo gake cyane, hanyuma tukabivanga neza. Komeza kubiteka ku muriro muke cyane, noneho ukarindira ko za nyanya ziri buze kuba zahiye ku buryo uba utazibona cyane. Nta kindi iyo uba usigaje, iyo umaze kurindira wa mwanya wa za nyanya, ubu rero nibyo tugiye gukora, hanyuma mu kanya turagaruka tureba uko biza kuba bimeze. Urabona ko na za nyanya rero zamaze gushya, noneho turasa dushyiramo sauce tomate nkeya, ntabwo ushyiramo nyinshi, niyo kugira ngo gusa wumve nyine bifite ako karyohe k'inyanya gakeya nako ka sauce tomate, no kuba byasa neza ho gakeya kurenza uko bimeze ubu ngubu. Mu by'ukuri nta wundi mwanya turi bufate uretse uwo kurindira iyi sauce tomate igashyana n'izi nyama neza. Mu gihe rero turimo turindira ko ya sauce tomate itungana, turakata selerimo utuntu duto cyane, biri butume nituyishyira ku nyama uri bubone bisa neza cyane kurushaho. Hanyuma tukaba turaseriviye inyama zacu ziri kumwe n'imboga zitandukanye kandi zifite n'intungamubiri. Ko ya seleri itumye bisa neza. Mu by'ukuri igihe cyo kwarura kirageze, nta kindi kintu turi burindire. Nuko nguko rero za nyama zacu zimeze zamaze gushya, urabona ko zirasa neza kandi ni nako ziba zinaryoshye. Ukaba uri inyama nziza zuzuye intungamubiri, kandi ukaba wanasaguye wa mufa muri za nyama zindi. Ushobora gukoramo isosi, ndaje nayo mbereke uko tugiye kuyigenza kugira ngo inyama zacu rero zize kuba zigifite bwa buryohe, zinameze neza ndetse nta n'imyanda yagiyeho. Urabona ko tumaze kuzipfundikira mu gihe turi guteka isosi kugira ngo zibe ziri safe, tugere igihe cyo kuzishyira ku meza bikimeze neza cyane. Byose rero byagiye bisigara nibyo ngiye gukoresha mu gukora isosi. Nta kintu na kimwe dupfusha ubusa, na twa tuntu twasigaje, yaba utwavuye ku dupoivron, utwavuye ku maseleri, byose tugiye kubikoresha. Ibi byose byasigaye hano kuri planche turabikoresha dukora ya sosi, ko byose ni ibirungo twakatiyeho. Hari ka magi kari kasigaye, nako turagakoresha tugashyira hamwe n'ibi byose. Twongereho ka beef masala, ndetse na black pepper. Rero byose tugiye kubishyira muri blender tubisye.
tugiye kujyana ku muriro tubisye, hanyuma turaza guhita twongeramo na ya sauce tomate twasigaje mu ruka ko twakoreshejeho gake cyane. Hanyuma ariko uramutse udafite blender ushobora kubikata neza noneho ukabiteka bisanzwe ukabikoramo isosi. Nyuma yo gutunganya rwa ruvange rero murabibona uko bimeze, turata dushyira kuri ya pano, nta yandi mavuta twongeramo kuko usanga n'inyama ubwazo zifite andi mavuta. Icyo dukora gusa ni ugusubiza kuri ya pano twatetseho za nyama. Ikindi nabagiye kubabwira, mwabonye ko muri ya video nta hantu nigeze nshyiramo umunyu muri ziriya nyama, nuko twazitogosheje zifite umunyu uhagije, mwumvanaga ari ngombwa kongeramo undi, ariko bitewe nuko watetse ushobora kumvaho ukumva uko bimeze, hanyuma ukaba wakongeramo umunyu. Beta nshyiramo rero na sauce tomate. Ko ya sosi yacu rero ya bya bindi ya leftover cyangwa se bya bintu byose twasigaje tukabisya muri blender hamwe n'inyanya, tukongeramo na sauce tomate. Murabona ko bimaze gukora isosi ifashe imeze neza. Icyo ngiye gushyiramo ni wa mufa na za nyama twasigaje kare. Hanyuma nta kindi ukora, urabireka bigakomeza bigatogota. Ushaka yuko isosi yaba itukura cyane, ubwo wakoresha izindi nyanya cyangwa se ukongeramo indi sauce tomate, ariko uko isosi bimeze ibiretse igatogota neza, ibimeze neza, ntabwo ari ngombwa gukoresha ibintu byinshi ngo kugira ngo ukunde ugire isosi yatukuye cyane. Ikindi isosi usanga iba iryoshye kubera ko nta mazi twakoresheje, mu by'ukuri ni umufa gusa, usanga rero iryoshye imeze neza, ntabwo ari ngombwa kwirirwa uharanira kuyitukuza cyane. Urabona ko rero na ya sosi yatunganye, ni isosi nziza iryoshye. Murabona ko ni isosi itari utuzi, mbese icyiza cyayo kandi ntabwo ifite ibivuta byinshi kuko muribuka yuko tugeze tuyiteka mu mazi. Mu by'ukuri ni ibirungo twafashe turasya, hanyuma tubivanga n'umufa, hanyuma biba bya isosi. Rero ni uku nguku bihiye bimeze. Hanyuma hakazana za nyama zacu rero twamaze gutekana n'imboga zitandukanye. Urabona ko bisa neza. Ubu ngubu icyo dukurikijeho mu by'ukuri ni ukuba twashyira ku meza, hanyuma abantu bagatangira bakarya. Ni ibiryo biba biryoshye cyane. Namwe muzabigerageze guteka inyama muri ubu buryo, hanyuma mumbwire uko byari bimeze. Ndabashimiye cyane rero, naho ubutaha mwari kumwe nanjye Udahogora Vanessa Peace. Bye bye.